akurongora ukumvura bikunze yarakurongoye inshuro zingahe uwo mutipe mwaye mukundanye kubera ngiye ukuntu nari naramushegeye nta nubwo byasabye igihe kinini ko tubikora kubera n'ukuntu namukundaga cyane ko kuri wowe ko urongorwa bitari ibintu bishya noneho ndavuga ati noneho ngiye kubikora noneho n'umuntu nkunda yabanje kubinyima avuga ati ibyo ntabwo ari byo biduhuza nukuvuga ngo mwarakundanye akanga kukurongora wowe ukibaza ati kuki atandongora koko ako nkajya mwibeta waramwibetaga ukajya hanze yambabarire naramwibetaga ariko nkavuga ati sha isaha ni isaha nzagufatisha dore amaje kubikora nsara ndavuga ati ubu rero ugiye kujya mu byose nshaka nyine ndirekura amavangingo araza umuntu mukuru mu buzima bwawe yego wakurongoye ukavuga ati sha urandongoye wa musaza we yego yari afite nk'imyaka ingahe Jennifer utubwiye ko umuntu mukuru wakurongoye afite hejuru y'imyaka 50 noneho umusore ukiri muto waryamanye nawe afite imyaka ingahe umuhungu muto twaryamanye nta kana nakundaga kabaga muri Karabaye kari gafite nka 10 n'ingahe gutyo 17 wewe wari ufite ingahe ndi muri 19 20 ubwo twagakunda